igihe kikagira bakananirwa bakatwururutsa bakadushyira hasi. Ariko turashimira Imana kuko iyo ihetse umuntu iramuheka ikamuisezerana bivuga ngo nzaguheka n'imvi zizarinda ziburenze nkiguhetse. Imana ishimwe. Hanyuma ndabifuriza gukomera kandi ndabifuriza kurwana intambara nziza kandi intambara yo kunesha kuko turashimira Yesu mu rugamba duhura narwo. Imana ibana natwe, Imana turwana intambara tuzi nizo tutazi, kandi icyo nyikundira iyo uri mu ntambara hanyuma iguha umusada, icyo bita umusada, hanyuma witwa w'imbaraga, bigatuma abantu babona wari gupfa ariko kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Kubw'imbaraga z'Imana bigatuma Imana igutambutsa aho utari kubasha gutambuka, Imana ikakurenza umusozi utari kuzazamuka ngo urenge. Imana ubwo byaje kurangira igihe yambwiye azazira ntiyaza nsubirayo, ngeze ahita anyerurira arambwira ati nushaka uzabwire mwarima ntenge ntabwo nzagaruka. Nabonaga urugamba nimo ndwana narwo, ndangiye mpita nongera ngaruka mu rugo ndasenga. Maze gusenga hanyuma ndibuka nagiye gusengera ahantu, ndagenda mbwira Imana ngo Mana mbabarira, ndayibwira ngo niba umudamu wanjye ntarigeze mugirira nabi akaba nawe icyonzi cyo imbaraga zirimo zimurwanya nawe ntarwangwanyanga, ndabibwira ngo icyambere sinigeze nkora icyaha, icya kabiri ntabwo niyoboye, mbabarira ungarira umugore. Birangije nibwo iryo joro narose nica abadayimoni benshi mu nzozi. Wenda ushobora ko inzozi ndibaza ko nta muntu utarota, ushobora kubona urota uri mu rwana n'ikintu. Nanjye ubwo narose nimo ndwana n'utuntu nabonaga ntazo twari two nabonaga, hanyuma ariko mbona ndanesheje. Hanyuma nibwo bukeye bwaho yaje kumpamagara arambwira ngo yasanze umuntu aramubwira ati none wahamagara umugabo wanjye hanyuma aze tuvugane, hanyuma nindangiza ntahe. Naragiye, yandegaga amakosa abiri, yandegaga ngo yuko nkunda abana we ntamukunda, ikindi cya kabiri yandegaga ngo yuko ndakubita abana. Ndangije rero ubwo burya yabakunze ba Karo TV turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Karo ugarutse imbere za Karo TV. Turagusuhuje. Imana iguha umugisha kuko tujya tubana mu biganiro byinshi ndetse no mu ijambo ry'Imana uko Imana igenda idushoboza. Turashimira Imana rero kuko hari icyo ikora, nigira ikirema kandi ikagikomeza. Imana nishimwe. Twari dumaze iminsi tuvuga twenyine tuganira ndetse tunumva ijambo ry'Imana, ariko turabanza mbere ya byose tukubwire ngo kora subscribe, nurangiza uraba ubaye umwe muri twe. Ibiganiro n'amakuru azajya atambuka uzajya ubibona. Ukoreshe kugira ngo usharinge abantu babashe kubona ibiganiro byiza ndetse n'ijambo ry'Imana. Dukoresha umwuka w'Imana cyane ko iba muri twe ifite byose. Ndagushimiye rero we ugiye guhita uyikora ukibona iki kiganiro. Imbere za kamera za Karo TV murabona umugabo mwiza cyangwa se urimo Imana, namwita mbega ibi murimo muraza kubibona no kubyumva. Wa mugabo imbere za Karo TV turabona ugomba kubanza kwivuga. Murakoze. Yesu abaho umugisha. Nitwa Gatera Patrick, iwacu ni mu rurembo rw'amajyepfo mu karere ka Huye, mu murenge wa Tumba, mu kagari ka Mpare, mu mudugudu wa Musange. Hanyuma ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 5. Ndi umudiyakoni nsengera kuri uwo mudugudu. Kirenze kuri ibyo ngibyo ndi umunyarwanda ufite irangamuntu na mituweli. Murakoze. Amen. Ati umunyarwanda ufite irangamuntu na mituweli. Mbega bujuje ibyangombwa by'ijuru nibyo. Ese buriya mu ijuru ho turabakozi b'Imana isumba byose. Uriya ko mu isi bibaza mituweli umuntu akivuriza kuri mituweli, tutarajya muri byinshi buriya mu ijuru ho nizaba ikenewe. Urebye mu ijuru naho hari urwandiko tuzabazwa rutwemera kuzaboneka mu ijuru, kuko ukurikije ko umugabo witwa Ntabwenge ngo yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira, bamumajije urwandiko rw'agatanga ka mbere asanga atarufite. Byumvikane ko burya ibibera mu isi bishushanya bizabera mu ijuru.
Yesu atuhana umugisha. bivuga ngo no mu ijoro hazakenerwa impapuro. Wowe uri gukurikira iki kiganiro cyiza urumva ko nawe ugomba gushaka urwandiko, ntabwo ari mituweli ahubwo ni mituweli ya bugingo, gukiranuka. Nibyo niko bimeze. Ubwo urumva yuko ugomba kubanza kumenywa. Birumvikana mituweli tuvuze ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Iyo tugeze aha ngaha tuba dushaka kuvuga mituweli mu buryo bw'umwuka. Byumvikane ngo niba udafite mituweli utakirwa neza kwa muganga, ni nako ijuru naryo naba no kwa muganga byibura bashobora gushyiramo koroshya, hanyuma wenda bakaguca amafaranga menshi, ariko mu ijuru ho nta mafaranga azaba ariyo. Birasaba ko uzaba ufite urwandiko rukwemera kwinjira mu ijuru. Imana iduhana umugisha. Kandi hari abantu bavuga ko no mu ijuru hazaba n'abagore beza hakaba hari amazu, nkeka ko hazaba hari nabo. Oya, Bibiliya igaragaza amazu ariko nta bagore. Nari numva cyangwa se nari nabona muri Bibiliya garagaza ko nitugera mu ijuru hazabaho gushaka. Ibyo ntaho ndabisoma, ariko hazaba hari ibyo kurya. Bibiliya nyine itubwira ko iby'amaso yacu atabonye n'iby'amatwi yacu atumvise tubibikiweyo, kandi Imana ikaba ngo izatubagira n'ibibyibushye. Ibyo nibyo nzi, ariko jyewe ntekereza ko atari ibyo kurya, atari ibishyimbo n'ibijumba, ahubwo ntekereza ko ari ibyo kurya Imana yaduteguriye bitandukanye n'ibyo mu isi. Murakoze cyane. Gatera ati iby'Imana duteguriyeyo ntabwo ari ibyo kurya gusa, ahubwo hari ibyishimo. Turagukumbuza nawe kuzarijyamo, hazaba harimo ibyiza. Tuzarya kuri mano yahiswe mu ijoro, ndetse tuzabona Imana, tuzabona aho ba Mose, ba Eliya n'aba Enoki, ndetse n'izindi ntwari zatsinze urugamba, zabaye intwari zikatwarana zikabasha kugera mu ijoro. Nawe rero mbere y'uko twumva iki kiganiro cyiza kiryoshye, turagukumbuza kugira ngo wegere Yesu niba utaramwegera, kandi niba waranamwegereye umukomeze. Rero twaje uyu munsi ndashima Imana ko twamubonye umukozi w'Imana. Afite byinshi, nanjye afite byinshi, ariko uyu munsi niwe cyane cyane ari butugaburire, kandi turarya mu izina rya Yesu. Gatera, turi kumwe rero, ndumva Yesu yakuzanye kugira ngo aba bantu bari imbere za kamera bakurikira iki kiganiro baze kunezerwa, banezerwe n'ibyiza uri bubahe, Imana iduhaye. Ubwo tugiye kubanza kuguha mu mavuta. Hari abantu bashaka gusengerwa, tunasengera iyi gahunda, kuko uyu munsi ndumva tugiye mu mavuta. Mwami Imana iri mu ijuru, Imana yera kandi izegerwa n'abera, Imana itangizwa n'inyuguti nkuru, bisobanura kuvuga ngo hariho Imana ariko zitari Imana nyakuri. Hanyuma twiringiye wowe wenyine, utuye mu gihugu cyo mu ijuru, urera kandi urakiranuka. Kwera kwawe niko gutuma dushyira inkono ku ziko, tugashyira ingobyi mu mugongo, abantu bagacuruza bakunguka, abantu bagahinga bakeza, abantu bakatwita bakabyara. Hanyuma ni ukwera kwawe. Imana ishimwe, turagushimiye. Ufite imikorere itandukanye no abantu batekereza no ko babyibwira, kuko kuba turyama tugasinzira, amazuru n'umunwa n'amatwi bidapfundikiye, bugacya nta kintu cyagiyemo, nta muntu ducungiye umutekano, bisobanura kwera kwawe. Rebos regrine edrahis wifo ema, tuzamuye ibendera ryawe. Iyo igihugu cyazamuyemo ibendera, umuntu wese arabimenya. Tuzamuye ibendera ry'Imana yacu. Aleluya, Imana ishimwe. Uyu mwanya turavuze ngo ni wamamare. Icyubahiro abasambanyi bataguhaye tugihaye Imana, icyubahiro abajura bataguhaye turakiguhaye.
icyubahiro inkozi z'ibitaguhaye twebwe turakiguhaye kuko tuzi aho wadukuye. Kuko iyo umuntu yibagiwe amateka yica amategeko. Twibutse neza, aleluya, Imana ishimwe. Ineza bitandukanye n'iy'abantu. Abantu baduheka ubushobozi bukarangira bakatwururutsa, ariko wavuze ngo uraduhetse n'imvi zenda zurenze ukiduhetse. Dusabye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo babane natwe muri ibihe byiza byo kuganira n'abadukurikiranye. Urakoze, ndagushimiye ko mfise gusenga amamara, kuko dukeneye kukwamamaza kugira ngo abanyamahoro bishime. Izina ry'Imana cyo nirihimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Nshimiye Imana yongeye kugira ngo inyemerere kugira ngo tube twahugurana ku by'uru rugendo. Muri byaririmbye aravuga ngo ntabwo ari rushanwa, ahubwo turuzuzanya kugira ngo twamamaze Imana yacu. Turashimira Imana kuko yaduhaye uburyo, ikaduha umwanya kandi ikadutoranya. Suko twari beza, ahubwo n'ubuntu Imana yatugiriye. Turayishimiye rero. Dushimiye Imana ituma batwita, igatuma banabyara. Dushimiye Imana idukunda urukundo rwinshi rurenze rw'umubyeyi yakunda umwana we. Twagiye tubona abantu bagera mu kaga, hanyuma birangije bijishura abana babashyira hasi. Kuko umunyarwanda rero naciye umugani aravuga ngo amagari yatewe hejuru umwe asamaye undi agasamaye. Ariko turashimira Yesu usamaye agasamana yacu. Hanyuma munyemere tumuhe icyubahiro. Imana nishimwe. Hanyuma nifuje kubaha ubuhamya, ariko mbere ko mbasangiza kuri ubuhamya nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuko Dawidi navuze aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Burya iteka ryose iyo utunze ijambo ry'Imana bituma urushaho kugenda ukomera ku munsi mubi. Imana ishimwe kandi Yesu atugirire neza. Hanyuma nagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya mu bice byaho 50 umurongo waho ni wa 7. Hari ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira. Ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Nimwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Dushimiye Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Bishobora kuvuga ngo iteka ryose umuntu atabarwa bitewe no ko hari ikintu cyamuteye. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu ahura n'intambara, agahura n'amakuba, agahura n'ibyago. Rimwe na rimwe ko ijambo ry'Imana Yobu niwe wavuze aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko turashimira Imana. Imana ifite ubutabazi, kuko mu butabazi bwayo twagiye tubona gukomera kwayo mu buryo bugiye butandukanye. Twaciye mu makuba, duca mu ntambara, duca mu byago bigiye bitandukanye. Ariko tuba twabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wacu kugira ngo tutayicumuraho, bituma dukomera. Imana ishimwe. Tumenya ko ikintu cyose gifite itangiro kiba gifite n'iherezo. Bituma rero tudacogora, turwana urugamba, ariko turashimira Imana. Imana ihimbazwe. Imana yacu ntabwo ari nk'umuntu abantu baduheka igihe kikagira bakananirwa bakatwururutsa bakadushyira hasi. Ariko turashimira Imana kuko iyo ihetse umuntu iramuheka ikamuisezerana ivuga ngo nzaguheka n'imvi zizarinda ziburenze nkiguhetse. Imana ishimwe. Hanyuma ndabifuriza gukomera kandi ndabifuriza kurwana intambara nziza kandi intambara yo kunesha, kuko turashimira Yesu mu rugamba duhura narwo. Imana ibana natwe. Imana turwana intambara tuzi nizo tutazi, kandi icyo nyikundira iyo uri mu ntambara hanyuma iguha umusada, icyo bita umusada, hanyuma witwa w'imbaraga, bigatuma abantu babona wari gupfa ariko kubw'imbaraga z'Imana. Aleluya. Imana ishimwe. Kubw'imbaraga z'Imana bigatuma Imana igutambutsa aho utari kubasha gutambuka. Imana ikakurenza umusozi utari kuzazamuka ngo urenge. Imana iduhanumisha mu izina rya Yesu. Hanyuma murakoze cyane. Ndashimira Imana yangize uko nguko. Ndagira ngo ninjire mu buhamya bwanjye kuko mfite ubuhamya busa nuko bukomeye, ariko ndashimira Yesu wabanye nanjye muri ubwo buhamya bigatuma ndinda. Hanyuma amagingo yanga nkaba nyatuza mu kanwa kanjye ko Yesu ari umwami n'umukiza. Izi ntabwo ari imbaraga ziva ku bishyimbo n'ibijumba, si imbaraga uragwa n'ababyeyi, oya, ntabwo ari imbaraga uragwa wenda n'inshuti n'abavandimwe. Ni imbaraga zituruka ku Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana ihimbazwe cyane.
hanyuma uko mumbona uku nguku gifite imyaka 41 navutse 79 hanyuma birangije nashatse umugore 2008 mu kwezi kwa 11 hanyuma ndangije ariko mbere yaho nashatse umugore je nayo narihanye maze kwihana ndabibuka mu kwihana kwanjye naganire n'umuntu twari turagiye inka birangije tuza kuganira aza kumbwira ijambo rikomeye arambwira ngo yaganiriye n'umuntu hanyuma birangije aramubwira ngo uko umukiranutsi azabaho iteka nezerewe niko umunyabyaha azabaho iteka babaye arambwira ati tuzajye kwihana ndangije namubwira nti nta kibazo tuzagende hanyuma umunsi twagombaga kugenda we ntiyajyayo hanyuma je mpita ngenda ngeze ku rusengero hanyuma ubwo baratwakira maze kutwakira umunsi wa mbere ntabwo nihanye ku cyumweru cya kabiri nsubiyeyo nibwo nagiye maze kuhagera hanyuma bigisha ijambo Imana numva rikoze ku mutima wanjye hanyuma mfata umwanzuro wo kwihana mpagara imbere y'iteraniro natura ibyaha byanjye nkwibutse ko nta cyaha gisaza ku bantu baduteza amatwi najya mbibutse ko nta cyaha gisaza icyaha gikurwaho nuko umuntu acyatuye akakihana Imana nitugirire neza hanyuma birangije nibwo nagiye rero ndihana maze kwihana hanyuma ntangira inyigisho z'umubatizo hanyuma niga neza igihe kiza kugera kuko nkimara kugera mu rusengero narebye ukuntu abantu buzura umwuka wera mpita mfata umwanzuro nanjye mbwira Imana ndabibwira ngo Mana kandi ndashaka kubibutsa ko umwuka wera niwe uzaza muri itorero Imana ishimwe hanyuma birangije ubwo mpagarara imbere ubwo maze ndeba ukuntu abantu buzura umwuka wera mpita mfata umwanzuro nanjye mbwira Imana ngo ngiye gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa nanjye uzampe kuri biriya bintu by'abari abantu kandi ndabibutsa ko ibintu by'Imana birashakwa kandi uko ushaka Imana bingana no kuyibona Imana nitugire neza ndabwira abantu ngo mwicogora nimukomere nimuhumure mureke dukomeze urugendo kuko Imana twiringiye irahari nubwo harimo benshi bavuga ko Imana idahari bakabishyira mu bwenge bwabo ariko Imana yacu irahari twayibonye mu bitangaza yagiye ikora tubona uburyo Imana itabara umuntu ageze mu kaga abantu bari bazi ko agiye gukorwa n'isoni Imana ikamurinda gukorwa n'isoni abantu bari bazi ko agiye kwikorera amaboko Imana ikamutabara agejeje ku matwi agahita yamanura ikica ipereza ry'abadayimoni Imana ihimbazwe cyane turashimira Imana rero muhumura bera tuzataha bitinde bitebuke Yesu azatugirira neza hanyuma birangije nibwo nahise mfata umwanzuro mbwira mubyara wanjye twabanaga ndamubwira ngo kuko jewe nta babyeyi ngira ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside hanyuma birangije nabo twavukanaga bose barapfa turahunga tujya i Burundi tuhasanga marume wari warahunze 59 turagarukana hanyuma naje gukizwa rero mbana na mubyara na mukamarume marume yari yarapfuye hanyuma birangije ubwo mbwira mubyara wanjye wari warambanjirije ndamubwira ngo nzajya gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa Imana izampe kuri ibintu by'abari abantu ubwo nani mu mvugo umwuka wera ntabwo nenzi ko ari umwuka wera gusa naho nagabuzuye umwuka wera nkabona babaye ukundi kuntu nkabona bavuze urundi rimwe ntarimo numva ngira icyifuzo cyiza ndabango nanjye ngiye gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa nanjye uzampe kuri ibintu by'abari abantu ntabwo nari nzi gusenga mu by'ukuri hanyuma ariko Imana izahembera intego cyangwa se Imana ireba intego ahanini Imana nishimwe ndangije ambwira ijambo rikomera avuga ngo guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga mbibutsa ko iyo wahize umuhigo gerageza usenga Imana ikwambika imbaraga zo kugira ngo uhigure Imana nishimwe hanyuma ndangije ubwo nakomeje naragiye nakumudiye ko n'urufunguzo hanyuma ndangije ndakingura maze gukingura hanyuma nicara nsasa umusambi ndangije ndicara maze kwicara hanyuma ndambiye ndaryama hanyuma mbura ibitotsi ndarana urwo rugamba bukiye mu gitondo hari kwa gatanu nimugoroba ndabyibuka buracye kwa gatandatu nirirwamo ntacyo nimumvuga ariko mu mutima wanjye mfite icyifuzo kiba ngo Mana umpe kuri ibintu by'abari abantu hanyuma bigeze nimugoroba abarimbye baza kurepeta turarana n'umwe hanyuma warasinzira kuko yarabimenyereye je sinasinzira bukeye mu gitondo hari umuntu wari uturi rusengero yari dirije wa korari anjyana mu rugo aragenda aranyakira tugaruka mu iteraniro mbatizwa mu mbaraga z'umwuka wera nagiye kumva numva imbaraga ntigeze ngira mu buzima numva zizamutse mu kirenge zirazamutse numva zirenze umubiri wose hanyuma numva nteye haleluya ifite imbaraga nanjye ntamenya ahantu iturutse ndavuga ngo bya bintu bizemera nkomeza gukurikirana Imana nihimbazwe cyane ndashaka kubabwira ko Imana yitwa Imana kandi yitwa ishobora byose uko uyishaka byanze bikunze Imana irakwigaragariza Imana nihimbazwe cyane mba muri ubwo buzima rero hanyuma nagize ingorane ndiga birananira kandi nize nkuze hanyuma igifaransa kirananira imibare irananira cyakora menya gusoma ibihekane hanyuma kumba ubwo Imana agira ngo kuzasoma bire bitazangora kuko yanteguragamo umukozi wayo mu gihe nk'iki ngiki Imana nishimwe hanyuma ndangije ubwo
nasengeye mbwira Imana ngo Mana mbabare umpe kuvuga mu rurimi rushya. Ndangije ndasenga nkomeza kubana n'Imana, nkomeza gukiranuka, nkirinda ikintu cyose cyantandukanya n'Imana, nkera imbuto zikwiriye abihannye, ngerageza uburyo bwose bwo gushaka uburyo bw'uko nta muntu twagirana ikibazo, ko numvaga hari ikintu ushaka. Mbibutse ko iyo ushaka ikintu byanze bikunze hari ibintu wigomwa. Hanyuma niba ushaka kubana n'Imana biragusaba kwigomwa gukora ibyaha. Iyo ukoze ibyaha bicana umubano wawe hagati n'Imana. Yesu natugire neza cyane. Hanyuma naje kubatizwa mu mwuka rero kuvuga mu ndimi, nari mvuye ku rusengero twakoze inama nyobozi hanyuma y'abadiyakoni, hanyuma ntamfashwa n'ikorasi ivuga ngo amahoro mu mwuka. Hanyuma birangije, hanyuma nkanyuzamo ngasenga, ndabyibuka ngeze ahantu mu kabande bita mu Kavuguto, nambuka iteme, maze kwambuka iteme nuzura umwuka wera, mvuga mu ndimi, maze kuvuga mu ndimi. Hanyuma birangije nahura n'umuntu nkabwira Yesu ntereka bituze, nsuzuye umuntu bigahagarara, hanyuma nkamusuhuza, namara kumusuhuza hanyuma agakomeza, nanjye nkazisubiramo ndazivuga. Ngeze mu rugo mbwira Yesu ntabwo bakijijwe rero reka hanyuma ntaza kubangamira umudendezo w'abantu, mbwira Yesu ntereka bihagarare, nzajya mwuzura habugenewe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma burya umwuka w'Imana agira gahunda, Imana ishimwe. Hanyuma mbana n'Imana muri ubwo buryo, naje kuganira n'abantu bambanjirije mu itorero, bambwira iki inzozi zisobanura. Hanyuma bucyo gihe nari nkiri umusore, nza gusenga, maze gusenga mbwira Imana ngo Mana, hanyuma ubwo nabwiye Mukamarume ndamubwira ngo ndashaka kubaka, ampa ikibanza ndubaka, maze hanyuma ariko mbona ndanesheje. Hanyuma nibwo bukeye bwaho yaje kumpamagara, arambwira ngo yasanze umuntu, aramubwira ati none wahamagara umugabo wanjye hanyuma aze tuvugane, hanyuma nindangiza ntahe. Naragiye, yandegaga amakosa abiri, yandegaga ngo yuko nkunda abana we ntamukunda, ikindi cya kabiri yandegaga ngo yuko ndakubita abana. Ndangije rero ubwo burya itandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse ni ijambo rikomeye, kuko icyo mu isi batuye hanyuma no mu ijuru bahita bacyatura nabo, hanyuma Imana ihimbazwe cyane. Kuko biravuga ngo icyo mu isi ngo ikizabohorwa mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe, n'ikizabohwa mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Mu yandi magambo rero, niba twizera Bibiliya nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana, hanyuma nimutandukana Yesu Kristo atagarutse, mugatandukana cyangwa urupfu utagarutse, hanyuma byumvikane ko ubwo umubano wawe n'ijuru mucaniye aho ngaho. Yesu natugire neza. Ariko Bibiliya ngo bakirwana baratabarwa, kuko umwami Imana izantabara. Hanyuma narasenze, maze gusenga mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana ndashaka ko tuzabana. Hanyuma birangije nibwo naje kuryama nijoro, maze kuryama ndota ngo ntetse inkono ihiye, ndasohoka njya mu rugo njya gushitura inka. Madamu twaririmbanaga muri korari ahita yinjira mu nzu ajya kuminina ya nkono nari ntetse, mpita nkanguka mbwira Imana ngo Mana niba ari we tuzabana mbabarira, ndakwinginze munyereke ukundi kuntu kutari uku nguku. Hanyuma nibwo naryamye ndongera ndarota ngushora inka ngiye kuzuhira, ngiye kubona mbona ngo turimo turagenda tunyura ahantu imvura yaguye, tugenda tunyura mu biziba. Hanyuma birangije ubwo ngiye kubona tugeze imbere mbona umuvu uri kugenda utwara ubutaka, ahita yahira ishinge yari inyuma yanjye, asasa muri wa muvu kugira ngo ukomeza gutwara ubutaka. Ngiye mpita ntera ikorasi ivuga ngo ni Imana idakangwa biracitse, na nyuma ya zero irakora. Hanyuma mbona ko ari urugamba, hanyuma ariko ndavuga ngo uko bikose nzarurwana ubukitse n'ubuhagaze, hanyuma nzategereza Imana. Numvaga nshaka gukiranukira Imana mu buryo bwose. Hanyuma ndangije ubwo ngubwo ndaryama mbwira Imana ngo mbabarira nongere ngusabe ikimenyetso. Hanyuma ndashaka kwibutsa ko hari igihe ushobora gusenga ariko shitani akakuzanira ibisa nabyo ariko atari byo nyakuri. Biragusaba ngo wongere usabe ikimenyetso, kuko shitani ntatanga ikimenyetso. Imana nihimbazwe cyane. Hanyuma birangije ubwo nibwo nongeye mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana soko kugerageza, mbara wongere umpe ikimenyetso. Iryo joro ntiyakimpa, ikimpa mu ijoro ryaho bukeye turimo dusengana n'abantu. Ngiye kumva numva umuntu umwe arahigimye, aravuga ngo harya ngo urasaba ikimenyetso, ngo rega ngo ishaka ariko ikora nta kikubwiye, ngo ahubwo abikoreye kugira ngo ikurema agatima. Abwirwa benshi akumva bene yo, mba nditaye mu gutwi. Hanyuma ndangije ubwo ngubwo naratashye mbwira ubwo mpita mbona ko bya bintu birimo Imana. Ndabyibuka twari turi ku rusengero, ndamubwira ngo nzaza kugusura. Hanyuma birangije arambwira ati ni karibu. Ndagenda njya kumusura, hanyuma mpahurira n'undi mukobwa nawe bari baturanye, twarimaraga muri korari bose. Hanyuma birangiye mbura uko mbimubwira, ndavuga ngo nzabimubwira turi ku rusengero. Hanyuma ndangije ndabyibuka najya njya muri korari ariko wa gatandatu, kuko kuwa gatandatu nibwo twarepetaga, nkirirwa nsenga mbwira Imana ngo Mana uze kufasha korari. Uwo munsi ntabwo nasengeye korari, hanyuma burya kuvugisha ukuri niko kuri. Hanyuma sinasengesha korari kuko rimwe na rimwe kujye nta nshuti y'umukobwa nanigeze ngira, nanagiraga n'isoni, natinyaga n'abakobwa. Imana itugire neza cyane. Hanyuma birangije
Bibiliya ivuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arakikinga. Kandi mbibutse ko burya nushaka gushushanya umubiri w'umukobwa n'umuhungu uzafate icyuma ucyegereze sumaku. Imana idutabare. Impamvu ubona ibyaha birimo kugenda byiyongera nuko abantu bahawe ngo umudendezo bituma bikubana, shitani abaterera aho ngaho. Hanyuma nyaboneka murabe maso, Imana itugire neza. Ukina n'icyaha mu kanya gato kikakurimbuza kikarimbuza ubugingo bwawe bikarangira ubuze byose. Yesu natugire neza. Kuko uzabirebe umukobwa ashobora kugenda agashiduka yasambanye agasambana rimwe akaba atwaye inda y'indaro, hanyuma byarangiza byanze bikunze nuko ngo icyizere cye kiba kirangiye. Hanyuma umwe yaravuze ngo nahakize hitwa inkovu, kandi muzare ngo niya gacuma hanyuma bakaranze kamenetse ntabwo gasubira kuboko kari kameze gahita kamumurando nyine. Hanyuma byumvikana ngo uramenye ntukinisha icyaha, ugikinisha gatoya kikakwambura umudendezo wawe bigahita birangira. Imana itugire neza cyane. Hanyuma ariko kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara mu maso hanjye agakomera. Rero nabanye n'Imana muri ubwo buryo. Hanyuma ndangije uwo munsi nasengeye mbwira Imana ngo Mana ntinyure ko natinyaga abakobwa. Hanyuma birangije, hanyuma tumaze kurepeta mujyana ku ruhande ndamubwira ngo narasenze Imana irakumpa, none uranyemera se cyane? Ntabwo nyemera, nta bintu byinshi. Arambwira ati nzakubwira hari kuwa gatandatu bukiye ku cyumweru. Araza arambwira ati nabyemeye, Imana iguha umugisha. Ndataha rero nagiye nishimye mu by'ukuri. Ngeze mu rugo mbwira Mukamarume niwe twabanaga, nabwiye ko mama nabo twavukanaga bose bapfuye, sigarana na Marume nayo baramuroga arapfa, sigarana n'uwo mukecuru. Hanyuma birangije uwo mukecuru Marume yari yamubwiye ngo uyu mwana ntase musiganya nta na nyina, ati muzabane mukora imirimo yose ishoboka, nkamuragirira inka, nkamucira icyari ubwo nishinge usasa mu kiraro kugira ngo ubone ifumbire. Imana nitugire neza. Mba muri ubwo buzima rero ndamwubaha mu buryo bwose. Rimwe na rimwe kuko mama yapfuye nari nkimukeneye, numvaga ibyo nagakoreye mama nagombaga kubikorera uwo mukecuru, ariko mugirira neza. Ariko we ntabwo yanyituye neza, yanyituye kundogera umugore. Imana itugire neza. Ariko ndashimira Imana yo kabyari gaheka kuko yabanye nanjye irankomeza. Ndavuga ngo niba ijambo ry'Imana rivuga ngo bakirwana baratabarwa, hanyuma ndaba ntibyanze bikunze nanjye nzarwana urugamba, hanyuma kugeza igihe Yesu azangirira neza. Hanyuma ndurwana gutyo. Ubwo rero twahise twegereza gukora ubukwe. Hanyuma tugiye gukora ubukwe ngurisha inyana ibihumbi 63. Hanyuma birangije nkoresha bitatu, hanyuma nsigarana 60. Baje kuntwara 55 nyaburira mu nzu. Hanyuma birangije nsigarana 5. Ndangije ndababara. Ubwo ngubwo nahise nkaraba ndagenda njya kuryama, buke njya gusenga. Hanyuma nkomeza ndavuga ngo uko biri kose nibiza izi atari ingaruka z'ibyaha nakoze, akaba atari n'ibihembo Imana ihemba bayikoreye, uko biri kose reka ntegereze Imana uko izanyenza kose biri mu biganza byayo. Imana yacu nitugire neza. Hanyuma nkwibutse ko iyo ari ikigeragezo kije kizanywe n'Imana, uramenye witera umugeri, ihangana utigeze Imana kigushyizemo, kuko ikintu cyose gifite itangiro gifite n'iherezo. Imana niduhana umugisha. Bakwibaza bari gukurikira ubu buhamya, bashobora kwibaza ngo se amafaranga bayatwaye we bagiye mu isoko kugurisha, cyangwa se amafaranga nayaburiye mu nzu. Mu nzu ubana na wa mukecuru? Mbana na wa mukecuru, kandi akaba ari nawe waje kukurogera umugore. Yego. Nanone bakibaza ngo ese yaba ari we mukobwa wa mbere wari uterese? Mbega tubwiye ko watinyaga abakobwa, waba ari we mukobwa wa mbere wari uterese? Jewe ubundi ntabwo nigeze ntereta, gusa nari mfite ibwiriza cyangwa se ibyo nagiye nkora wenda ku buhamya nagiye numva bw'abandi. Nari nzi ko byanze bikunze ngiye ntagomba kwiyobora, ngomba gusenga, narangiza Uwimana impaye nkaba ari we nshaka. Nibwo buryo nabikozemo rero. Hanyuma rero birangije, ubwo amafaranga naje kuyabura nyine. Maze kuyabura nta kundi nagombaga kubigenza, ndihangana. Twegezaga gukora ubukwe. Hanyuma ndavuga ntuko biri kose nubwo mbuza amafaranga, uko numvaga niringiye Imana ko hari ubuhamya bw'abantu narigeze numva vuga ngo Imana yabakoreye ubukwe ku munota wa nyuma, nanjye nizera gutyo kuko ndabibutse ko nta myenda nafite gukora ubukwe. Ariko kimwe cyo nari narasabye, fata umwanzuro ndavuga ngo byanze bikunze buriya Imana izohereza umuntu anzana imyenda yo kuzakora ubukwe, nizera gutyo. Hanyuma ndangije ubwo nageze kwa gatanu mbona imyenda ntingezeho, ndavuga ntubwira itangezeho burakinzindukiraho, naho bucya mbona ntayije. Hanyuma bigeze saa 2 barambwira bati tujye gusezerana, nambara imyenda natiye. Hanyuma duhita tugenda tujya gusezerana.
tumaze kujya gusezerana ubwo twagiye gutora umukobwa umugeni nyine iwabo, hanyuma ubwo abarokore bari bateranije amafaranga badukodeshereza imodoka yitwa fuso, hanyuma birangije niyo twagendeyemo. Imana nishimwe. Fuso zira zitwara amakara, niyo twagendeyemo. Urumva yatwaye amajyambere n'abantu, hanyuma agiyewe n'umugeni, hanyuma duhita tujyamo imbere, hanyuma tujya ku rusengero. Amajyambere se yaraturutse mu rugo aho wamusabiye? Oya, nagiye gutora umugeni namusabye aba kwa mukase, nyuma aza kuhava asubira kwa nabanje gusaba. Nari nabanje gusaba. Nuko ariko wari warayimuhaye. Inkwano nari narayitanze. Nuko atari ibanga. Baba iyo nkwano urumva, sinzi niba warakoye inka. Abakurikiye iki kiganiro ni ikibazo bashaka kwibaza ngo se ko yari umukene, yari imfubyi, iyo nkwano ni inka, ni amafaranga, kimwe muri byo? Iyo nkwano ni inka nari najyanye gusabisha. Muri za zindi wari ayo mafaranga rero bantwaye nindi nari nagurishije. Bivuga ngo izo nka zari izawe? Zari izanjye. Waragiriye uraza kuzibona. Urumva nabanye na marume, birangije ubwo aza kuduha inka kuko nari ndi kumwe na mukuru wanjye, ariko mukuru wanjye we yaje gupfa 99 mu kwezi kwa mbere, nibwo yafashwe na korera, arangiye itajya kwa muganga ahita apfa. Noneho marume yari yaraduhaye inka, aratubwira ngo uzatanga undi gushaka umugore azabona inkwano yo gukwa. Ubwo amaze gupfa iyo nka nari isigaranye iza kubyara irororoka. Iyo nyana nakoye nayo nayikuye kuri iyo nka marume yari yaraduhaye, niyo nagurishije ayo mafaranga banyibye, nayo ni yari yabyawe niyo nka marume yari yaduhaye. Inkuru niyo wakoye? Inkuru niyo nakoye. Yego. Hanyuma rero ubwo twakoze ubukwe gutyo, tugendera muri fuso, hanyuma turangije ubwo turataha. Tumaze gutaha nayo ntiyatugejeje mu rugo, yatugejeje mu nzira. Baravuga ngo tunyuze kuri polisi badufata, bahita batwururutsa. Bwari bumaze kwira, ubwo amakanzu arangije arayacebura, dukomeza dutaha tujya mu rugo. Mbega mutaha n'amaguru kandi? Bari badukodesheje imodoka. Amajyambere nyine abari baduherekeje nibo bayikoreye, nayo ntako yanganaga, yari makeya. Ni hari igihe ki? Hari muri 2008 mu kwezi kwa 11. Nuko hanyuma rero ubwo tubaye aho ngaho, hanyuma bamaze kuntwara amafaranga, Imana irambwira ngo kugeragezwa kwanjye kuracyakomeje, ngo kuko ishaka yuko nzayikorera mu gihe cyenda kuza. Hanyuma mbifata gutyo, ndangije rero ubwo ndabyuka twaraye dukoze ubukwe, twari twicaye ahantu, twari dufite ikintu cyitwa imbyukuru kinini mu karere twari dutuyemo, niwo muco wari uhari. Hanyuma iyo umusore n'umukobwa babaga bakoze ubukwe, bwarakega mu gitondo bagatumira abantu babatwerereye, hanyuma bakabaha ibyo kunywa. Ubwo twari twicaye ku ntebe za sheze, ngiye kubona mbona umuserebanya uhise ku bibero byanjye, wambukiranyije ku bya madamu, ihita ukomeza ugenda. Naho ubwo ikumbi intego bari bafite kwari kugira ngo tutazabyara, ariko ndashimira Imana ishimwe kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, mu maso hanjye hagakomera. Imana igiye kubikora, ibaduha ko ari ndahekana. Wa mbere acukiye amezi 9, wa kabiri acukira umwaka n'igice, uwa kabiri n'uwa gatatu bacukira imyaka 2. hanyuma ubu ngubu dufite umwana w'imyaka 4, ubu nta wundi turongera kubyara. Imana nishimwe, dufite 5. Ego. Hanyuma Imana ibana nanjye, birangije ubwo nta kwezi kwashize tukimara kubona umuserebanya, nibwo yatangiye gusara. Rero kumbi ubwo bari ibyo bari bakoze bari babikoze, nibwo yatangiye gusara. Yatangiye ambwira ngo nigire iwacu. Ngira ngo yaramaze nk'ibyumweru nka 3 n'igice tubanye. Bivuga ngo ukwezi kwa buki ntabwo mwigeze oya, ntako nyine niyo minsi twabanye ari muzima, ni nk'ibyumweru nka 3 n'igice. Hanyuma birangije yatangiye afatwa, yarambwiye ngo yigiriye iwabo, ariko mbona ko ubwenge bwahindutse. Ndamubwira ngo reka dusenge hanyuma ugende. Ndasenga, maze gusenga, hanyuma birangije ubwo byaje kumuvugiramo, birambwira ngo twari tukajyanye, ngo iyo utagasengera. Ndavuga nti ntaho muzakajyana, ni kuko pastor adusezeranye dusomeye ijambo ngo iki Imana ateranije ntaho gitandukanye. N'abadayimoni bamuvugiragamo mbumva utaramusengera? nari ntangiye kumusengera.
yego bati turagatwara. yego kuko barambwira ngo intego bafite ngo no kugira ngo dutandukane hanyuma igihe nsigare ndi jyenyine we agende ariko ndangije kuko namushatse mukunze namuhawe n'Imana. Niho tugarutse kwa kundi iyo usenze Imana ikaguha umuntu uturutse mu bushake bwayo. Imana iguha urukundo rutuma umukunda ku buryo no mu kibazo cyose yacamo bisaba kukihanganira. Imana ishimwe. Hanyuma twabaye muri ubwo buzima rero tuba mu buzima buteye ubwoba bw'ubukene bw'uburwayi kugeza nubwo byamuvugiyemo birambwira ngo baratubwiye ngo tuzajye mu murima wanyu ngo ako kagore kaye kazicwe n'inzara ngo gakonde kagende. Bivuga ngo mu bana agisaze gutyo nkeka umwera utarakomeje kweza wenda nk'uko byari bikwiriye bisanzwe kuva twabana ahubwo nta n'ikintu twiye duhinga ngo tweze. Bivuga ngo uko byabivuze bivugira muri we ko bitazongera kwemera ko mweza kugira ngo uzicwe n'inzara. Ntabwo byongeye. Ntabwo ntego. Uraho uziko ari abantu batemera ko abadayimoni babaho. Oya bibaho kuko impamvu yewe nababwira ngo bibaho nuko bikimara kubivuga kuko nasanze uko bivuze ariko biri. Wenda hari ikintu ushobora kuvuga ariko utaba ufite ibimenyetso ntukemere ariko je nabonye ikimenyetso kuko nahinganaga n'abandi tugahinga twadikanije kandi tugafumbira kimwe bo bagasarura bakabona imyaka jewe nkayibura. Urumva dore impamvu abantu batabyemera abumva ari ibintu kuko urumva imbaraga z'abadayimoni ni ikintu kitagaragara ni inyuka itaboneka akenshi rara baterwa nabyo bakagira ngo ni ubuzima busanzwe wenda ni umwaku cyakora abantu benshi bo bemera kubaho ni ukuvuga ngo bakanga icyo ariko urumva ko hagati aho niba mwari mwatikanije n'abandi kandi imvura yagwaga mu murima wawe ari nayo yagwaga mu murima wabo birumvikana ko n'ubundi byari ikibazo kuko uko abadayimoni babivuze niko babisohoje. Rero turi muri iki kiganiro twabwira n'abantu bajya bapinga ibi bintu tukabahamiriza ko imbaraga z'abadayimoni zibaho kuko urumva niba uwo muserebanye warakunyuze ku bibero nawe ukamunyuraho ni ikigaragara ko yari amadayimoni. Ni abadayimoni bambukiranije basa nabo baciyemo ibice. Gusa uko biri kose wenda abantu nta ubibemeza ku ngufu ariko uko biri kose mumenye ko abadayimoni babaho kandi bakora mu buryo bwose bubaho. Niba mubona hari icyo bita ibintu by'ubumaje hanyuma ukajya kubona ukabona umuntu afashe ikirere akakiryamaho umuntu agatema icyo hejuru icyo hasi nacyo kigacika umuntu ntacyo yabaye hanyuma ibi bigaragaza ko hariho izindi mbaraga mu by'ukuri wowe utabona utakwemera zitarakugeraho. Hari n'abantu bemera ko wamugana abadayimoni batabaho ariko bakabyemezwa nuko wenda babagezeho. Nibona umuntu asara ukajya kubona ukabona atoraguye amashashi cyakuyemo imyenda ari umuntu mukuru yarafite ubwenge buzima hanyuma yajya no kwa muganga aho biti Yesu ugasanga ntacyo bitanze bigaragaza ko hari izindi mbaraga ziba zimukoreramo zarizo zaziri zimutera kwiyambura kandi yari umuntu ufite ubwenge mbere yose atajyaga yiyambura. Ibyo rero bibaho hanyuma wabyemera utabyemera genzi ko bibaho. Imana itugire neza. Hanyuma rero twabaye muri ubwo buzima tububamo ndihangana bukene buraza hanyuma birangije nuko kubyara indahekana ariko ntibabuze gukura. Imana ishimwe kuko umwana w'imfura ageze mu wa gatanu wa primaire ubwo umukurikirana nawe ari mu wa kane hanyuma umukurikirana nawe ari mu wa gatatu abandi barakiga muri garidiyeni. Hanyuma ubwo twabaye gutyo turi mu bukene buteye ubwoba ariko turashimira Imana. Imana ifite shisha kibondo n'akarima k'igikoni hanyuma isoromeramo abantu bayo kugira ngo ubuzima bugende bukomeza. Imana ishimwe. Ndagira ngo tugirire Imana ikizere kuko niba izadutabara nicyo gituma tutazamwara. Niba atari ingaruka z'ibyaha wakoze ukabuze ko n'ibihembo Imana ihemba bayikoreye biragusaba gutuza ugategereza Imana. Imana nishimwe. Twabaye muri ubwo buzima rero tubamo mu buryo buteye ubwoba ariko ndakomeza ndihangana kuko nari narabikije ijambo ry'Imana mu mutima wanjye numvaga ndashaka gucumura ku Mana hanyuma birangiye ndurwana gutyo gihe kiza kugera tuba mu buzima bukakaye tururwana gutyo hanyuma igihe kiza kugera Imana yaje kungirira neza rero irangije irantabara imaze kuntabara hamwe no kwihangana kuko naje guca mu buzima agera naho ancitse amaze kuncika ndabyibuka icyo gihe twanyine nababwiye ko ntuye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo yaje kuncika aragenda ajya mu Mutara ahantu yabaye
akiri umukobwa akorera amafaranga, agenda ambwira ngo azagaruka ari kuwa mbere, ndamutegeza ndamubura, hashira icyumweru ndangije umuntu aza kumbwira ngo yamuhamagaye, aramubwira ngo ari mu Mutara. Ndavuga nti ubwo tumaze kumenya aho aherereye reka dukoreshe gusenga. Hanyuma birangije twarasenze, tumaze gusenga, hanyuma bigeze mu cyumweru cya kabiri araza, ageze muri Nyabugogo arampamagara arambwira ngo ageze muri Nyabugogo araje. Ndamubwira nti Imana iguha umugisha ngwino. Hanyuma birangije araza, yageze mu rugo ahita afata uburiri araryama, ntabwo ngiye kubyuka, ngenda nkajya guca inshuro, nkaza ngasanga araryamye, narangiza nkayiteka, hanyuma byashya, hanyuma nkagaburira abana, nawe nkamwarurira nkamuteka iruhande, kuko ntabwo yamvugishaga. Tuba mu buzima buteye ubwoba, ariko ndakomeza ndihangana, nkomeza gukurikirana abana. Igihe cyaje kugera arambwira ngo rero ngo yigiriye iwabo, ngo ajyanye umwana, ngo mama we ajyamo umufu. Ubwo byaje kurangira igihe yambwiye azazira ntiyaza, nsubirayo, ngeze ahita anyerurira arambwira ati nushaka uzabwire mwarimu ntenge, ntabwo nzagaruka. Nabonaga urugamba nimo ndwana narwo, ndangiye mpita nongera ngaruka mu rugo ndasenga. Maze gusenga, hanyuma ndibuka nagiye gusengera ahantu, ndagenda mbwira Imana ngo Mana mbabarira, ndayibwira ngo niba umudamu wanjye ntarigeze mugirira nabi, akaba nawe icyo nzi cyo imbaraga zirimo zimurwanya nawe ntarwangwanyanga, ndayibwira ngo icyambere sinigeze nkora icyaha, icya kabiri ntabwo niyoboye, mbabarira ungarira umugore. Birangije nibwo iryo joro narose nica abadayimoni benshi mu nzozi. Wenda ushobora ko inzozi ndibaza ko nta muntu utarota, ushobora kubona urota urimo urwana n'ikintu. Nanjye ubwo narose ndimo ndwana n'utuntu nabonaga ntazi utwari two nabonaga, hanyuma ariko mbona ndanesheje. Hanyuma nibwo bukeye bwaho yaje kumpamagara arambwira ngo yasanze umuntu, aramubwira ati none wahamagara umugabo wanjye hanyuma aze tuvugane, hanyuma nindangiza ntahe. Naragiye, yandegaga amakosa abiri, yandegaga ngo yuko nkunda abana we ntamukunda, ikindi cya kabiri yandegaga ngo yuko ndakubita abana. Ndangije rero ubwo burya ngira ngo niba ari umunyarwanda yaciye umugani ngo ineza ihosha uburakari, nge nahise nca bugufiya, kuko ndabyuka tukiga umubano. Nibwo umushumba yatuganirije ijambo rivuga ngo iyo mu rugo habuze uwihangana ingeso z'undi, byanze bikunze urugo rurasenyuka. Ibyo ngibyo rero byatumye iryo jambo ryaranyubakiye. Iyo nabonaga azamutse agiye hejuru, nge nahitaga ncisha makeya ngaca bugufiya. Hanyuma kuko ndabyuka igihe byigeze bimutereza kundakarira, akankorera ikosa, namubaza ngo ibi wankoreye ni ibiki, agahita akarakara umunsi wa mbere, akarakara uwa kabiri, byageza ku munsi wa gatatu ngahita ntekereza nkavuga ngo ariko ubundi ubu Yesu aramutse aje ubu yatujyana tumeze gutya. Nkumva imbabazi zijije mu mutima wanjye, ngahita ngenda nkamwegera nkamubwira utugambo ducije nka ku kiraro. Hanyuma narangiza, hanyuma nkajya kubona nkabonera kunza aravuze, hanyuma yavuga nkavuga nti Imana shimwa, agaseka nka kabiri ku gatatu akabararakaye. Tuba mu buzima bumeze gutyo, ariko ndurwana gutyo muri ubwo buryo, ariko Imana igena ishyigikira, Imana ishimwe. Mbona no gushimira Imana yo kabyara, aha mbibutse ko atari imbaraga zanjye, ahubwo n'Uwiteka wahambereye, kuko navukiye 9 nk'ayabaguye wenda bavukiye, ariko Imana ingirira ubuntu irantabara, ndurwana gutyo mba muri ubwo buzima. Hanyuma yaje kubaho rero, arangije tuba muri ubwo buzima ndurwana gutyo. Igihe cyaje kugera nca bugufiya, ndamubwira ngo ntabwo nzongera mbaba, ngize umugisha mbona araje amaze kuza. Hanyuma agaruka mu rugo, amaze kugaruka mu rugo dukomeza kuba mu buzima, akomeza aryamye. Ndangije nari mfite ikiraka rero, hanyuma nkava ku kiraka nkaza ngasanga aracyaryamye, nkaza nkajya ku kabutike ngahaha, namara guhaha narangiza hanyuma nkanabyitekera. Hanyuma ubwo ngubwo ariko ndurwana mu buryo bwose bubaho, ko numvaga nshaka kugira ngo uko biri kose izina ry'Imana yanjye ritavugwa nabi binturutseho, abo nashaka kugira ngo izina ry'Imana yanjye rizavugwe neza binturutseho. Imana nihimbazwe cyane. Ndurwana gutyo, byaje kumutereza kwanga umwana. Ndabyuka ageze gukubita umwana w'imfura, arangije yamukura iryinyo. Hanyuma umwana arahahamuka, yabona mvuye mu rugo nawe agahita asohoka akava mu rugo. Hanyuma yarangiza agahita agenda, yamara kugenda ubwo ngubwo yacungaga ko ndi bwongere kugaruka. Namara kugaruka hanyuma yabona ni twinjiranye, agahita avuga ngo intare iraje rero ngo nawe uraje. Nagira ngo ndavuze mumubwira ntiyaboneka reka guhabona
nabura umwana atazakurana umutima mubi, akaba avuye ku mwana akaza kuri jyewe akambwira amagambo menshi, umutima urahagarara mbura ikintu nkora, fata umwanzuro. Burya kenshi Imana idutara tugeze kuri finali, fata umwanzuro ndavuga ngo reka mwohereze mu musaza we uba i Kigali, hanyuma amumfashe. Imana ibona ko nananiwe nacogoye, hanyuma nibwo Imana yatangiye kuntabara bukeya, sinamenye ukuntu byagenze. Hanyuma nagiye kubona, hanyuma ndamuga ngo najye ukora agakosa ujye umusaba imbabazi, umwana akamusaba imbabazi, byose birarangira. Ubu ngubu ndashimira Imana ko tubanye mu mahoro. Imana nihimbazwe cyane. Muri ibyo bisazi urumva ko yasaze amaze ibyumweru bitatu mubanye, nyuma aza gucamo ajya mu Mutara. Yagiye mu Mutara akiri umusazi. Yagiye mu Mutara, urebye ntabwo byagaragaraga ko bigaragara ko ari byo, ariko jyewe wari usanzwe tuziranye nabonaga ko ari byo birimo kumukoresha. Nanone ikindi ni ukuvuga ngo urumva ko byabaye ibibazo, kuko umuntu kuba warushatse cyane ko wanatinyaga gushaka cyangwa se abakobwa, ukabona ibyo bibazo bikubayeho. Urabona turi abantu, nkawe nta gihe wacitse intege. Ibyo gucika intege ntabwo byabura. Hari aho nageraga nkumva ndananiwe rwose, nkumva imbaraga zirarangiye, ariko rya jambo twasomye rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Hanyuma Imana ikavuga iti kuko nagukurikiranye nakumenye ntarakurema nkugeza utaravuka, kandi nkubikiye ubugingo. Bigatuma Imana yongera ikanyongerera imbaraga, kuko ndabyuka ari igihe byamufataga byatangira kumurya, hanyuma yambwira ngo musengere, agahinda kakanyica, narangiza nkajya mu gikari nkagenda nkarira, namara kurira, hanyuma narangiza ubwo ninjoro najya kubona narota inzozi, nkarota inzozi ngo mbona ndagiye inka y'umweru. Hanyuma burya inzozi cyane cyane iyo ubana n'Imana ugenda umenya icyo inzozi zisobanura. Hanyuma nkarota ngo ndagiye inka y'umweru, noneho ya nka y'umweru yasobanuraga madamu wanjye, ariko nkabona ngo igiye mu ntuza mu mizinga y'inzuki, noneho imizinga y'inzuki yasobanuraga abadayimoni, noneho ngo nkabona ndiho ndayitera amabuye ngo ive muri za nzuki, noneho ya mabuye yasobanuraga ya masengesho nagiye gusengera mu gikari ndimo ndira, kuko hari nubwo byamuvugiragamo ikamura ngo twari tukajyanye ngo iyo utakaririra, byumvikana ngo amarira avuye ku Mana nayo agira umumaro. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Urumva rero bakunze ba Karos TV, Gatera yanyuze mu buzima butoroshye, kubura cyangwa se nge ndabyita kubura, kuko kuba wari uri kumwe n'umugore wari umushatse ngo munezeranwe. Bene data, ikintu kiryoha ni ikintu bita ukwezi kwa buki, cyane ko aribwo urumva ko yarirezwe cyane mu buryo bukomeye, mu buryo bw'ubupfubyi. Kandi iyo turi imfubyi akenshi umuntu aba ashaka kugira ngo abone uwo mugore bishimane. Urumva rero ko Gatera anyuze mu buzima butoroshye, ariko abwihanganamo. Yarihanganye kuko ubu nanone bafitanye abana batanu bafitanye, ahubwo twakwibariza Gatera. Urumva ko cyane abo badayimoni bamugeragezaga Gatera, bakamugerageza muri icyo gihe yabashaga gutwita ate ari umusazi, akabyara bimeze gute. Gusa ikigaragaza ko iki kigeragezo wenda hari igihe bundi hari ibigeragezo biri uburyo butatu. Hari ikigeragezo cyiza ari wo ukizaniye, hari n'ikigeragezo cyiza kizanywe n'abadayimoni, hari n'ikigeragezo cyiza kizanywe n'Imana. Ikizanywe n'Imana rero, Imana ifite ukuntu igikontorora. Nanone kuvuga ngo muri uko gutwita yabaga Imana yashyizemo kapoze akagira agahenge, no mu kujya kubyara naho kenshi byabaga naho yagize agahenge, hanyuma yamara kubyara bikongera bigahinduka ariko yamaze kubyara. Mbega iyo yabaga atwita inda imaze kuba nk'ari nkuru, yahitaga agira agahenge akarinda abyara. Noneho nyuma yamara kubyara, kuko nibuka ko si ubwo nta gihe wigeze uheka abo bana. Gusa ndibaza ko nta gihe nigeze mbaheka, uretse rimwe icyo gihe yari yarancitse yaragiye iwabo, nibwo abana barwariye rimwe barangije, kuko icyo gihe twari dufite abana 4. Hanyuma birangije atwara uwo yonsaga,
hanyuma dusigarana batatu mu rugo, birangiye barwarira rimwe. Ndangije ubwo ndaza nsanga barwaye malaria, nterura kamwe numva nagateruraga mu ntoki kuko ntabwo nzi guheka, hanyuma nkagaterura mu ntoki nkagenda nkakageza ku munyabuzima akagasuzuma, yamara kugasuzuma akagasangamo malaria, agahita ampa imiti, nkaza nkongera nkakaryamisha, nkongera ngaterura kandi nkakajyana gutyo gutyo. Buriya nubwo byemeze gutyo urumva yuko bwari ubuzima butoroshye. Abo bana n'uwo mubyeyi wari warasaze wabashaga kubatunga gute mu buzima kuko abantu bakurikira kino kiganiro ndabizi ko kiraryoshye cyane, nta n'umuntu udashaka kugikurikira mu buryo kugira ngo asobanukirwe. Ese waba warabatunze gute? Kuko urumva bari bararuze imirima ntiyera, bwari ubuzima butoroshye. Wabwira abakurikiye kamera za Karosi TV iki kiganiro kugira ngo mbega buri wese asubiremo ibyiringiro. Gusa amahirwe nakundaga kugira mu gihe cya mbere ntabwo yasaraga yirukanka, uretse ko na nyuma yaho naho byaje kubaho, kuko yararyamaga akaryama guhera mu gitondo akageza nijoro, agafata icyumweru cyose agafatira ukwezi aryamye. Ubwo no kuvuga ngo byabaga ngombwa ko njya guca inshuro nkajya guhingira abantu, cyangwa se uw'Imana ikoresheje akangirira impuhwe, hanyuma akambwira atakira uhahira abana. Nubwo buzima nagiye mbamo, kuko ndabyibuka ari n'umuntu wampaye amafaranga njya gucuruza, hanyuma ndangije ngiye gucuruza biranga, bimaze kwanga, hanyuma atari uko nariye nabi, wenda ku bantu baduteza amatwi ntabwo ari uko nayakoreshaga nabi, ahubwo byari byaranze neza nkirwa nirukanka. Ariko urumva ni umuntu wari umpaye 10,000, ndangije njya kuzunguza mu muhanda, hanyuma birangije ubwo nkajya nirwa ngenda, bikarangira yego bikarangira nta kintu ntahanye, rimwe hakabyengurisha, kuko nacuruzaga udushakoshi tw'abadamu, hanyuma hakabyengurisha kamwe nkakagurisha nk'igihumbi. Urumva natwo twari utuntu twa makeya, twatuni nyine baba bajonjoye, hakabyengurisha igihumbi. Narangiza kubera ko nkabwa nindamuka nayariyemo saa sita ntacyo mbona njyana mu rugo, narangiza kubera ko irwa ngenda n'izuba n'urugendo, hanyuma nkarwara umutwe, najya ngera munsi y'igiti nkajya ngenda mpisha umutwe munsi y'igiti, ca mu buzima butari bworoshye. Ikintu nari naririnze ni ikintu cyo guteka imitwe no kujya kwikopesha ntazi aho nzishyura. Gusa Imana yabanye nanjye, kuko ndabyibuka twigeze tuba n'ahantu biti Gisanze mu karere ka Gisagara, birangije njya guhingira umuntu, imvura iduhingura saa 5, birangira atayampaye. Undi munsi abadamu bishyira hamwe bagurira umudamu igitenge, tutarabona uburyo bwo kukidodesha, hanyuma birangije ngiye kubona ubwo madamu yaje kubura icyo aha abana, arangije ahita ajyana kugitangaho ingwate muri botike kugira ngo bakunde bamukope. Nashidutse nsanga igitenge cyaragiyemo, waje uko cyagiye, ambwira uko byagenze, mba nta bushobozi mfite bwo kukigombora, igitenge kigenda gutyo. Muca mu buzima buteye ubwoba, ariko nkomeza gukomera umutima, kuko nari narasomye ijambo rivuga ngo mu gihe cyashyizweho nta kinanira Imana. Riri mu Itangiriro ibice byaho ni 18 uhereye ku murongo wa 13. Niryo jambo ryagiye rinkomeza navuga ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, Imana ihimbazwe. Bakunzi ba Karosi TV turabashimiye. Iki ni igice cya mbere, ntujye kure, mu kanya turakomeza.